Mwana mwe ni ibibazo bikomeye cyane kubona umubyeyi wawe ukubyara yaza kuba gusura, mwari mwagize ikirori kugira ngo waze kuba ataha amahoro, arubwo akaza kuba afata icyemezo cyo kuba yaza yiyahurira mu rugo rwawe. Rero ibyo byaje kuba byaba ku mukecuru witwa Nyiransamayino Sezari w'imyaka 44 rwose ku itariki 25 yaje aturuka mu karere ka Ngoma, ubwo ni mu murenge wa Gashanda, avuga ati reka ngiye gusura umuhungu wanjye n'ubundi utuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo. Avuga ati reka ngiye kumusura rwose ndetse ngire ntya-mahurire na wa mwana we, ubwo no kuvuga ko yari yahahuriye n'ubundi na nyina ubyara umugore w'umuhungu we. Bavuga bati reka dukore ikirori rwose, ibintu bimere neza cyane rwose, twishime turyoshye, ibintu bigende neza cyane. Ariko rero byaje kuba bihinduka muri ubu buryo, aribwo ngiye kubanza mbagizeho abaturage ndetse n'umuhungu we baje kuba batangaza muri ubu buryo, n'ubundi umunyamakuru ubwo yazaga kuba abageraho. Nyuma yaho rero tumara kumva iyi nkuru ndahita nza tugenda tuganira, mumbwire mwebwe uko mubyumva. Umukecuru nyine yaje kudusura bisanzwe, ahahuriye na ba mwana we. Umukecuru biba ngombwa ko ahita afatiramo gahunda yo guhita yiyahura. Umukecuru we yari amaze kwigendera, umukecuru w'iwabo wa madamu turamuherekeza arataha. Uyu mukecuru nawe nje ndamubwira ati se mubyeyi wowe kudataha ufite ikihe kibazo? Ufite ikibazo cy'itike nyiguhe nawe utaha ujye kureba n'udutungo? Aranje arambwira ngo nta kibazo mfite, tigenda guma mu bana ba ndaguma mu hano mu bana, nta kibazo nzataha ejo. Ati yes aho nta kibazo. Mbwira madamu ati mutekere. Umuhungu we aramubwira ati atumva rero mama tahana n'abandi, ati nago ntaha ngiye nago byakunda. Atangira nyine kuvuga ati muri kunsuzugura, ati reka ati hano ni ku mwana wanjye. Baramubwira ati rero niba utari butaye nta kibazo urara. Nimugora nyine bari kuganira, aravuga ati mwansuzugura, ati ndashaka gutaha. Ngo ujya hehe se? Ati ntaho ujya. Aramusobanurira nyine amubwira ko bwije, byari muri saa 7. Arasohoka baramukurikira bamugarura mu nzu. Nyuma rero nibwo yasohotse, barasohoka bamwiruka inyuma bajye kureba ko yagiye muri gare, babura aho yanyuze. Barazenguruka inyuma nyine batambikira hano kuri douche, nibwo basanze yimanitse muri douche. Twamusanze hano muri douche, aranje niba ari ryakaza yari yafashe igitenge, umushumi w'igitenge awushyira muri rabati. Kumanywa byari bimeze neza, nano watekerezaga ko nyuma y'ibyishimo hazamo n'ibyago, cyane ko n'ubwa mbere yaje mu rugo rw'abana be. Ntabwo rwose pe numva ko yari gutekereza gukora ibyo bintu, simbizi. Ni ibibazo n'ibyago n'umuvumo ahubwo byose. Ku muhungu we yari yaje, rero baza gusanga yagiye muri douche arimanika. Mukuru we avuga ko atari ubwa mbere ngo agerageje kwiyahura, mu minsi ishize yariyahuye, ariko baramufata bamujyana kwa muganga, icyo gihe ntiyapfa. Ngo rero umuryango we wasabye ko bamutwara bakamushyingura kuko ntawe bashinja urupfu rwe. Abantu bibazaga ati hari ikintu umwana we yamukoreye ku buryo aje kumukorera igikorwa kimeze gutya. Rero inama tujya duhora tubwira abaturage nuko ari igikorwa rwose cy'ubugwari. Nyakwigendera Nyiransamayino yaje gushyingurwa kuri iki cyumweru tariki 26 mu irimbi ry'akagari ka Kinzovu muri Kabarondo. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Kayonza. Mwumvishe rero uko byaje kuba bigenda kugira ngo uyu mukecuru aze kuba yiyahura. Urumva ko ni ibibazo biba bikomeye cyane mw'abantu mwe kubona umubyeyi wawe yaza kugusura nta kibazo na kimwe mwari mufitanye, ariko nyuma yo kumara guterekamo agacupa ndetse si ubwa mbere uyu mukecuru uvuga ko ngo yari yiyahuye, ahubwo n'indi nshuro ya kabiri, dore ko umukecuru n'ubundi mwumvishe ko nyuma yaho baje kugenda bamusaba bamubwira bati rero dore urabona burije ugomba kuba wagira utyo ugataha. Ariko umukecuru akavuga ati muriho muransuzugura rwose, dore ko ngo yari yahereye kare rwose, ngavuga ko bamusuzuguye hakiri kare, dore ko na ba mwana we cyangwa umugore ubwo nyine ni ibintu by'amasano ko bikunze kugorana, ni ukuvuga nyine nyina ubyara umugore w'umuhungu we yari yamaze kuba yaherekezwa ndetse yatashye. Murabizi ko hari ukuntu ba mama baturuka ku bagore bacu akenshi cyane usanga bakunze kuba bagira discipline, bavuga bati umukwe wanjye ataza kuba ambona nabi. Ariko akenshi cyane ukunze gusanga nyine ababyeyi b'abahungu akenshi cyane iyo bageze iwabo cyangwa aho abahungu babo bubatse, ukunze kubona hari uburyo bashaka kwishyira imbere cyane bakigaragaza neza cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu akenshi cyane bisa nkaho bigikora
bikunze kwikora cyane, ugasanga arimo arategeka mu rugo rw'umuhungu we, arimo aragira rimwe na rimwe ugasanga bakunze kuba babipfa n'abakazana babo, ugasanga umukazana we yabonye nyirabukwe aje ariko agatangira kugira ikibazo gikomeye cyane, ati buraraje igihe karata atangira kumubwira ibi n'ibi bigenda ukuntu ubwo tangire kugenda ntegeka, ugasanga harimo nyine bakazana usanga batabikunda, avuga ati njye ntabwo kunda mabukwe uzi ukamfata nk'umwana, nyamara nanjye hano mu rugo nanjye ndi umugore cyangwa nanjye ahangaha mu rugo ari urwanjye, ntabwo nza kuba nabikunda rero. Ariko uyu mukecuru we ngo ikirori cyararangiye baherekeza nyina w'umukobwa arataha, ariko bageze kuri nyina w'uwo muhungu cyangwa nyina w'uwo mugabo w'uyu mugabo nyine wari waje gusurwa na nyina, ibintu ntibyagenda neza cyane, atangira kuvuga ati ngiye mwansuzuguye ibi n'ibi. Saa saba z'ijoro, kuba umuntu saa saba z'ijoro zigeze akavuga ngo ufashe icyemezo cyo gutaha ntabwo ari ibintu byiza cyane, kandi nyamara waje kuba umwingingo ukavuga ati taha hakiri kare yakanga, ariko kubera ko yari afite ako kantu k'uburakari baza kuba bacishamo baratongana, ariko biza kurangira umukecuru agize atya arasohoka aradomoka, ariko mu kudomoka baramugarura nyuma yaho arongera aradomoka aravuga ko agiye muri dushe, ariko mu kugera muri dushe aragenda afata igitenge aragica, amaze kugica ahita ashyira mu ijosi, ahita agira ati ahita yimanika, birangiye. Ukumva ko ibibazo bikomeye cyane n'abantu mwe kuba mwaza kugusura cyane, noneho ari umubyeyi wawe nubwo yaba ari umuvandimwe cyangwa undi muntu wese uturutse ahandi, ni ibintu biba bibabaje cyane. Muribuka neza ko hari n'indi nkuru ivuze kuba mu karere ka Nyamagabe aho ngaho, ariko ndakeka ko ari mu ntara y'Amajyepfo, aho umugore yari yaje aturuka mu ntara y'Iburasirazuba yaguka kuko yari agiye kuba asura umuntu i Kigali, ariko biza kurangira uyu mugore aje kuba yacika umugabo we yigisangira undi mugabo, ariko uyu mugore n'ubundi byaje kurangira yitabye Imana aho yari agiye gusura uwo mugabo, bitaba Imana ari mu nzu. Urumva ibintu bibaye inkuru, murabizi ko inkuru yamamaye igera ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, bavuga bati umugore yavuye iwe ajya gusura undi mugabo, birangira apfiriye ku wundi mugabo yari agiye gusura. Urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane, burya Imana iramutse ikurinze ikakurinda ko byanze bikunze umuntu waje kugusura cyangwa undi muntu wese ashobora kuba yakugwa mu maboko, urumva ashobora kurwara wenda akaremba cyane mukamujyana kwa muganga, wenda akaba yakitaba Imana ari kwa muganga, ariko kuba yagwa mu rugo iwawe biba ari ibibazo biba bikomeye cyane mw'abantu mwe, kiba ari ikibazo gikomeye cyane, noneho akaba yakwiyongeraho n'akantu ko kuba yakwiyahura. Urumva ko ntabwo ari akantu kari sawa cyane mw'abantu mwe. Urumva rero bahise bavuga bati nta kundi ubwo barebye abo nta cyamwishe, bavuga bati nta mpamvu yo kwirirwa tumujyana kwa muganga kuvuga ngo turebe icyamwishe, kandi ibintu byigaragaza hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye muri ibi birori, n'ubundi basanze ari ibyo bahise bafata rero icyemezo cyo kubundi kumushyingura birarangira. Ariko ni ibintu biba bitari byiza mw'abantu mwe rwose, mwumva niyashobora kuba wenda yari afite nk'ikibazo cyo mu mutwe wenda cyihariye ukuntu, ariko ubwo nta kundi, ariko abagukoreye ishyano ryandi muntu abakubwira ngo umuntu yagukoreye ishyano, urumva ko ni ibibazo biba bikomeye cyane mw'abantu mwe. Rero navuga nti ubwo munyakwigendera aruhukire mu mahoro, ndetse n'umuryango ukomeza kugenda wihangana, ntabwo ari ikintu cyoroshye kubura umuntu wawe noneho ukamubura muri buriya buryo. Wari uvuga ati nyuma y'ibyishimo ubwo ngubwo na mukecuru tuzajya kumusura kubera ko yari yaje kuba yadusura, ariko ntibigende uko wabitekereje. Ubwo ni ibyo nyine ni ku isi, buri wese aba afite inzira ye ndetse n'igihe cyo kuzagenda, n'igihe ubwo iyo kigeze cyo kugenda nyine aragenda nyine bikarangira. Uko biba bimeze hano ku isi rero, buri muntu wese nyine abantu benshi cyane bajya bavuga bati buriya ubuzima bumeze nk'abantu bagenda mu modoka mukatisha tike i Kigali yerekeza mu majyepfo, ukavuga ati tugiye Huye, ariko buri mwese burya abagera muri gare ni bake cyane, bamwe bagenda kugira ngo mu nzira nabo mukagerayo muri mfarwa nyine n'ubuzima nuko buba bumeze. Buri wese azagira igihe cyo kugenda avamo mu mwanya we, igihe cye nikigera. Rero niyo mpamvu nanjye nabasaba ikintu gikomeye cyane cyiza kandi cyo gukomeza kugenda mudushyigikira, ndetse namwe mwishyigikira, cyo kuba mujya aho munsi mugakanda kuri subscribe, ubundi mukajya hirya kuri ako kamenyetso k'agakumwe mugakanda like, ubundi mukajya munsi mugahita mwandika igitekerezo cyanyu uko mubyumva, kugira ngo tujye dukomeza tubane amasaha yose 24 kuri 24. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.